yuko ukoze ibikomeye tukishima. Waturebeye kure ubona nta ndirimbo ziri mu mitima, waturebeye kure ubona nta bitwenge bihari kubera imbaraga z'ubunyage. Isi iradukurura ifite imibereho n'ubuzima byo mw'ubu buzima. Farawo yafashe ibyemezo bikomeye akuraho inganagano, ibiciro ku isoko birazamuka, ibiciro by'ibiryo birazamuka, ibiciro bya minervari birazamuka, ubunyage ni bwinshi. Hari abasubiye mu Egiputa, umuntu yari muri korari akibuka ko nta nganagano yasize ateretse, akibuka ko hari ibintu bitarakunda, mutima urazamuka. Turatabaza, umuntu wese atabarije aho ari. Turiyambura igihome turimo, igihome cy'imibereho n'ubuzima byo muri iki gihe byatumye tudakomeza inzira, nabyo biratunyaze, biratwirukanyije. Abantu babuze uburyo bicara, abantu babuze uburyo baterana kubera imbaraga z'inganagano. Farawo yafashe ibyemezo bikomeye abifatira itorero, ariko duhamagaye ijuru. Ijuru nirikinguke. Muri ibyo yaravuze ngo akinguye ijuru, urwego ruriho rutugezayo, ubuzanye imbaraga zo kudusohora mu bunyage. Abanyazwe n'ubu buzima, abanyazwe n'icyubahiro, abanyazwe n'amazina isi yabise yo gukomera k'ubu buzima, kandi nta muntu uhorana icyubahiro. Niko umwanditsi yavuze, aravuga ngo bameze nk'inyamaswa zipfa. Turahamagara Imana imanuwe no gukora ibikomeye, natwe tukishima. Muri ibyo yaravuze ngo nubwo uyu muyaga ufite imbaraga atwegereje inkombe, duhamagaye imbaraga. Daniyeli atangaje ko ubunyage burangiye, imyaka 70 yo kuba mu bunyage yarangiye. Ubwibone nibutuveho, amakimbirane nashire, imbaraga z'Imana zikingira isabera. Kandi tugisenga, ubwo uvuze ngo ukoze ibikomeye turishimye. Turatangaza ko ukijije indwara, turatangaza ko wishuye, turatangaza ko ushyize mu mahoro, turatangaza ko uzanye ubukwe, turatangaza ubuzima. Ubwo uvuze ibikomeye dutangarije isi ubuzima. Ubwo uvuze ibikomeye dutangarije abaririmbyi ubuzima. Ubwo uvuze ibikomeye dutangaje ubuzima mu bakristo. Ubwo uvuze ibikomeye dutangaje ubuzima mu bashumba. Ubwo uvuze ibikomeye, haleluya, dutangaje kuzuzwa imbere y'icyaha. Ubwo uvuze ibikomeye dutangaje kwera imbuto aho zitari izo kwererwa. Mu izina rya Yesu turohereza ubuzima mu bitaro. Mu izina rya Yesu turohereza ubuzima muri ministeri y'ubuzima. Dutangaje ubuzima mu bacuruzi, dutangaje ubuzima mu bakozi ba leta, turahamagara ubuzima mu banyeshuri. Urakoze Yesu, igihugu cyacu kirinzwe nuko ukoze ibikomeye mu mitima y'abanyetorero. Nuzana umwuka wera urazana n'amahoro, abanyamiryango batuze. Twohereje ubwo buzima mu ngo z'abakristo, nibabane neza, abana bumvira ababyeyi, abagabo n'abagore bumvikane. Mu izina rya Yesu urakoze, tugukomeye mu mashyi, ukoze ibikomeye cyane. Ubwo tuzazireba, tuzazireba we mwamubwo, ibyishimo bizatwica, ibyishimo bizatwica we, ibyishimo bizatwica. Dusome Zaburi 26, tuganire ijambo ry'Imana. Paje ni 600. Dusome mu izina rya Yesu. Haravanga ubwo Uwiteka yagaruraga abajyanyweho iminyago b'i Siyoni, twari tumeze nk'abarota.
icyo gihe akanwa kacu kari kuzuye ibitwenge, indimi zacu zari zuzuye indirimbo. icyo gihe bavugiraga mu mahanga bati Uwiteka yadukoreye ibikomeye, Uwiteka yadukoreye ibikomeye, natwe turishimye. tugiye kuganira ijambo ry'Imana, ubutumwa bukomeye Imana yampaye gutangaza uyu munsi. Imana yambwiye ngo ntangaze ko ishaka gukora ibintu bikomeye. Imana ishaka gukora ibintu bikomeye, hanyuma natwe tukabona ibyishimo. Haleluya. Imana yambwiye ngo ntangaze ngo irashaka gukora ibintu bikomeye, abantu bayo bakishima. Nituvuga ibintu bikomeye Imana ikora, Imana mu bumana bwayo ibintu ikora bikomeye birenze iby'amafaranga ashoboye. Iby'Imana yisi bikomeye birenze ibyo bene wanyu bashobora. Iby'Imana yisi bikomeye ntibiraturuka mu kazi, ni ibintu Imana ishaka gukora yihariye yonyine, irakora bikomeye. Haleluya. Dusomye Zaburi ivuga ni igihe Abisiraheli bari baratwaweho iminyago, hanyuma ngo Imana ifata icyemezo cyo kujya kubagarura kugira ngo ikore ibintu bikomeye, imitima yabo yishime. Abantu benshi bamaze iminsi mu bunyage, abantu benshi bamaze iminsi baranyazwe, ariko Imana irashaka kugarura ab'i Yerusalemu bajyanyweho iminyago, hanyuma ikabikora nk'Imana, nabo bakamera nk'abarota akanwa kakuzura ibitwenge, indimi zikasohokamo indirimbo zikomotse mu mutima, zidakomotse muri repetisiyo, zidakomotse ku kindi kintu icyo ari cyo cyose, kubera imbaraga z'ibyo Imana igiye gukora bikomeye. Haleluya. Ndavuga ibintu nka bitatu gusa dusenge. Icya mbere ndavuga aba banyazwe bakuwe he. Mvuge aho umuntu abakuwe kugira ngo anyagwe, hanyuma mvuge n'ibitera kunyagwa, hanyuma dusoze dutanze gahunda y'ukuntu tugiye gutaha. Sifa kwa Mungu. Turasoza dutanze gahunda yo gutaha, kuko Imana yitegereje itorero, Imana yitegereje abera, ibona bari kuririgaburo mu bunyage, ibona bari kuririmbira mu bunyage, ibona hari ibintu byaje biranyaga, ariko Imana irashaka kugarura abantu, hanyuma imitima, haleluya, imitima ikuzura indirimbo zimeze nk'iza wa muririmbyi waririmbye ngo ni indirimbo umutima uririmba. Umutima uraririmba, ayize negereye umwami Yesu. Intambwe eshatu zigeza abantu muri Kanani turabihuza n'intambwe zakugejeje ku musaraba ukakira ubuntu bw'Imana, hanyuma ukabunyazwe muri iki gihe kubera imbaraga zibikomeye wahuye nabyo. Icyambere, ntabwo umuntu ashobora kugera muri Kanani atavuye mu Egiputa. Intambwe ya mbere umuntu atera asohoka mu Egiputa, kandi iyo tuvuga Egiputa tuba tuvuga isi y'ibyaha abantu baturamo, hanyuma tukabigereranya no kwa Farawo mu buretwa by'ibyaha. Yesu rero yafashe gahunda yo gukura abantu mu byaha, abakibirimo bihangane. Ubwo iryo tangazo ntibigeze baryumva, ariko Yesu yatanze gahunda yuko abera bagomba kuva mu byaha bakaba mu bugingo muri Kristo Yesu. Haleluya. Tubishushanyije n'urugendo rw'Abisiraheli bava mu Egiputa, hari intambwe ya mbere umukristo atera, intambwe yo kwemera Yesu ko ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, hanyuma igashushanya urugabano Yesu yashyizeho igihe Abisiraheli ngo bambuka
bambukaga inyanja itukura ngo babatirijwe muri Mose, ngo no muri cya gicu kubatizwa umubatizo wa Mose. Asifiwe, haleluya. Birangana n'igihe wizeraga Yesu nk'umwami n'umukiza, ukatuza akanwa kawe kuretse ibyaha. Hanyuma ngiye kugusobanurira icyo bita Farawo n'ingabo ze. Haleluya. Iyo tuvuze Farawo n'ingabo ze, tuba tuvuze imirimo ya Egiputa. Iyo umuntu agikora ibyaha byo gusambana, niba umuntu ashobora gukizwa akanasambana, ntiyigeze akizwa, kuko iyo usomye ijambo ry'Imana mu Kuva, usanga nta muntu wakijijwe ujya mu bapfumu, nta muntu wakijijwe utekereza kugambana ngo abikore, nta muntu wakijijwe utekereza kubeshya ngo abikore, nta muntu wakijijwe wabikora ibyo, nta muntu wakijijwe wakora ibyo. Ahubwo ushobora kuba warabonye abandi bagenda, nawe ukaza, ariko inyanja itukura ntuyambuke. Abantu bambutse inyanja itukura babayeho bati? Ni abantu batandukanye n'imirimo y'ibyaha. Haleluya. Kuko Abisirayeli bamaze kwambuka inyanja itukura, ngo bagiye kubona babona ingabo za Farawo, ngo nawe birarengewe. Ukwiriye kuba uri umuntu uzi ko mu buzima bwawe hari kamere y'ibyaha yapfuye ku buzima bwawe, kuko ingabo za Farawo zirangana no kubeshya, ingabo za Farawo zirangana no kuroga, ingabo za Farawo zirangana n'irari ry'ubusambanyi ukanabukora, ingabo za Farawo zirangana no gusinda ukanazinywa, basi atari amagambo ukaba ugifitemo imirimo ya kamere, abaturanyi bakamenya kugitukana. Ntabwo wigeze wambuka inyanja itukura. Umuntu wayambutse azibona zirengewe. Umuntu wambutse inyanja itukura, ko zarengewe mwigeze mwumva zizutse? Oya, ntabwo zazutse, ntabwo zazutse. Iyo ni intambwe ya mbere, ni ugutandukana n'imirimo ya kamere hakoreshejwe kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza, ukagera i Gologota akagukuraho icyaha, icyo bita icyaha, umusaraba wa Yesu akagukuraho imbaraga z'icyaha. Intambwe ya kabiri bateye kugira ngo bagere mu gihugu cya Kanani, ngo bakijijwe ibyaha, imirimo ya Egiputa, ngo ariko ibasigara mu bitekerezo kubera ko bahatinze. Umuntu ashobora gukizwa pe gusambana, umuntu ashobora gukizwa kwiba, ariko kubera ko ari urugendo kugira ngo bishire mu mutwe, hari urugendo rw'ubutayu umuntu agenda arimo arakira ibyifuzo bya Egiputa. Byibuze wakaririmbye ubitekereza ariko utabikora, wakateranya ubitekereza ariko utabigira ute, utabikora. Tukavuga basi kukiri mu butayu utaragera kuri Yorodani. Niyo mpamvu Abisirayeli bagenda, iyo ni intambwe ya kabiri. Abisirayeli bava mu Egiputa bamaze kwambuka inyanja itukura, ngo bajyaga bifuza amadegede, ngo bakifuza na tungurusumu, bagakumbura ibyo mu Egiputa, ariko ntabwo bafite uburyo bwo gusubirayo. Barabufite? Iyo ni intambwe ya kabiri. Intambwe ya gatatu, kuba ubyifuza ni uko utaratereye iya gatatu. Haleluya, haleluya. Intambwe ya gatatu umukristo atera kugira ngo abe mu ijuru atuye mu isi. Hasifiwe Yesu. Ni intambwe yo kwambuka Yorodani. Bisobanura iki? Bisobanura ko Abisirayeli bamaze kwambuka Yorodani, ngo batigeze bongera gukumbura ibiryo kuko babonye ibindi biryo. Ngo bari ibicwira, birangana no kuzura umwuka wera, ngo barya imicwira, ngo barya ibyimejeje, ngo baryoherwa n'ibiryo by'igihugu bajyagamo. Haleluya. Ngo kimaze kubaryohera, ntabwo bongeye gutekereza Egiputa. Iyo umuntu yuzuye umwuka wera, hari ibintu binesheka. Iyo umuntu yambutse Yorodani, hari ibiryo adakumbura. Haleluya. Kwambuka Yorodani birangana no kuzura imbaraga z'umwuka wera. Impamvu hari utuntu two mu Egiputa abantu bacifuza, nuko batarambuka Yorodani. Umunsi wambutse Yorodani ukagira amahirwe, ukajya urara ugiyeyo, ukanyarukirayo bakakugaburira, ugakorana n'abamateraniro, ntabwo uzongera kwifuza tungurusumu na puwaro. Niyo mpamvu gutandukanya umukirisitu
n'umupagani bisigaye bigoranye, nuko abantu bananiwe kwambuka Yorodani, bananiwe kuzura imbaraga z'umwuka wera ngo baneshe imitekerereze ya Egiputa, kandi nta kindi kiyimara no kwambuka Yorodani. Hari imbaraga nk'ebyiri zishobora kwambutsa umuntu Yorodani, sifa kwa Mungu. Haleluya. Iya mbere ni amasengesho, iya kabiri ni gusoma ijambo ry'Imana. Hanyuma Abisiraheli kandi amen baranyazwe, ariko Uwiteka uyu munsi agambiriye gukora ibintu bikomeye. Gira umutima ngo Uwiteka arakora ibintu bigize ute bikomeye, kandi abantu arabikorera barabona ikimenyetso cy'ibyishimo. Ibyishimo bizatwica, barishima ibyishimo, baragabana umugabane wo kwishima ibyishimo kandi amakuba atarangiye. Hanyuma Abisiraheli baba bageze mu gihugu cya Kanani, bayoborwa n'abami bagiye bakurikirana. Reka nihute nyereka umugabo bita Hezekiya uteye ikibazo gikomeye cyitwa kunyagwa. Abami bose babanjirije uyu mugabo, harimo uwitwa Sawuli, harimo abitwa ba Dawidi na se Ahazi. Se Ahazi ngo yakoze ibintu bidasanzwe. Se Ahazi amaze kwima ngo yirukanye abatambyi mu rusengero, warangije ngo yirukana n'ibicaniro by'Uwiteka. Ibintu byo gusenga barabireka, ibicaniro by'Uwiteka aho byahoze ngo ahubakira ingoro za Bali, ngo arubaka, ngo asohora abaririmbyi mu rusengero. Cyakoze kubera ko umugabo bita Ahabu merutse kumumenya ngo ni umugabo utagusigiraho, iyo agutwaye agakiza, uruzabibu rw'agakiza ka kera kari original, ngo agusigira urwe rwiza cyane, ntago ashobora kugusigiraho. Ahazi yirukana abaririmbyi, akuramo amakorasi yatuma abantu bihana, ashyiramo wahambana ati, akuramo ntago yabasigiraho, akuramo izakiza abantu abasigira iza komedi. Umugabo bita Samusoni nk'imbaraga zimaze kumushirana ngo yakinnye komedi, ngo bamujyanye aho yarwaniye, baramuga ngo noneho dusakuza udusetse dukinire komedi. Ni imbaraga zishize, ntago Ahabu yagusigiraho, agusigira kandi karuta ubwiza ko wari ufite. Ariko se ubu bucuruzi bwo kugurana uruzabibu ku rundi, Ahabu nabotiwe. Ahabu kuko ashaka kuguha uruzabibu ukamuha urundi, n'ubwa mbere nabwumvira. Mu bucuruzi ibyo bintu ntibibamo. Umuntu atanga iproduwi bakamuha amafaranga, mbere butaraza by'amafaranga basi umuntu yatangaga ibirayi bakamuha ibishyimbo, yatanga igitoki bakamuha imyumbati. Ariko nabotiwe abashaka kukuguranira ibijya gusa n'ibyo wahoranye. Hanyuma ngo habahimye umugabo bita Hezekiya asimbuye Ahazi, ngo n'ibicaniro by'Uwiteka kutununga twose ngo yari yarahimuye ibicaniro by'Uwiteka ngahubakira Bali. Hanyuma ngo umugabo bita Hezekiya, ntago ndi bumutindeho, yakoze ibintu bigera muri 9, ntago byose nabivuga, ariko reka mvugemo nk'utuntu tubiri. Ahazi akimara kwima ngo yakubise ibintu byose Hezekiya akimara kwima ngo yakubise ibintu byose Ahazi yari yarubatse mu rusengero, ngo amenagura ibigirwamana bya Bali, akubita ingoro za Shera aramenagura, ariko ngo afukura n'umukore w'amazi ngo awucishije mu butaka. Imana ihimbazwe. Hari abantu bagisenga nubwo muziko ariko hari abantu bakiwucisha munsi y'amazi, bagapfukama imbere y'igitanda ahantu hataboneka, ngo kandi ayo mazi ngo yayayoboye ayakuye ngo ku mugezi wa Kishoni. Ntago ndi buvugeho cyane, ariko Debora yarawuririmbye. Uyu mugezi uvuga ubutsinzi, n'umugabo bita Eliya yarawuvuze, ngo niho yakubise abahanuzi ba Bali arabamenagura, nta gituro na kimwe kihaba, ngo bose yabashyiriye Kishoni. Kishoni ni umugezi w'ubutsinzi. Umugabo bita Hezekiya yarawuzi, yawukuyemo amazi ngo ayageza mu murwa, ngo kandi ayacishijemo hasi. Icya kabiri ngo yafukuye ikidendezi Silowamu, aho abantu bagiye bahumukira. Imana imuha umugisha. Ariko imbaraga zirashira, imbaraga ziramushirana. Mu myaka 15 y'inyongezo, mu myaka yawe y'inyongezo niho imbaraga zigushiranye.
imbaraga zigushiranye. Imana ikurinze ejo, Imana ikurinze ibyorezo bije n'ibiri kuza, Imana iguhaye ubuzima mu minsi y'inyongezo, ni imbaraga zigushiranye. Ezekiya ngo yaragiye gupfa atabyaye, cya kirashi burya cyari kigiye kumwica atabyaye, ngo muri 15 abyanamo umuhungu bita Manase, ngo amaze kumubyara ariko amubyara imbaraga zimushiranye. Nigeze gusoma Itangiriro, mugabo bita Nowa ni umugabo mwiza cyane, Imana yatangiye ubuhamya, ariko ngo mu bintu byababaje Imana nuko Nowa sinze mu mugisha Imana imuhaye. Abandi bagabo bagiye gukora, isi yabamereye ibitovu, isi ntiyigeze ibaha umwero, ariko wewe wakoreye, Imana yaguhaye kweza, Imana yaguhaye umwero, ariko usinze mu mugisha Imana iguhaye. Amaboko yawe yagize icyo afata, ariko we Imana usinda mu mugisha Imana iguhaye. Uyu mugabo ngayo mukiri Imana mu minsi y'inyongezo, aravuga ngo njyewe ahita akora icyaha gikomeye cy'uburangare. Ndashaka kubabwira impamvu banyazwe, ngo yakoze icyaha gikomeye cy'uburangare, ngo bamaze kurokoka, ngo amuri ku bubiko bw'intwaro. Umuhungu we bita Manase yavutse nta ntwaro zikiri muri Isiraheli, ngo zose yarazimurikiye umwami wa Babuloni, ngo buke yaramutera. N'abahanga mu kunyaga, uyu mugabo Nebukadinezari ni igitangaza mu kunyaga, ngo aranyaga ibintu byose, aranyaga amasengesho, n'abayasenze bakifata serifi mu butayu, abandi bakifata serifi mu mazi, bakayasenga bakayavuga cyane, akavuga cyane kurusha ng'intwaro zose arazinyaga. Kwirinda arabitwara, kwigengesera iby'Imana arabitwara, kuba ari umuririmbyi ntibimuha icyubahiro, ngo atekereze ko ari umubwiriza butumwa uko avuga, nuko yambara, nuko yitwara, ngo biramunanira, abimurikira umwami wa Babuloni, arabitwara, aranyaga. Bene da yaranyaze, anyaga n'ibikwazi. Nebukadinezari ni igitangaza, yaranyazanyaga n'ibikwazi. Nebukadinezari ni umuhanga, yanyaze ibikwasi cyangwa ibyo bita ibifashi, yarabitwaye asiga amarido, atwaye inkoni zo kumanikaho amarido, asiga amarido. Muririmbyi akaririmba atemera mugenzi we, asiga amarido. Muhanuzi akaririmba aganurana na mugenzi we atamwemera, asiga amarido. Ibifasha arabitwara, ibyabahuzaga bibakuramo, aranyaga. Aranyaga. Baraka niyemere Hoziyana, aranyaga. Ibifasha arabitwara, aranyaga. Bene data ntibemerane, aranyaga bakicara ku ruhimbi baterana inkokora, abanyaga ibifasha. Ngo bakuriramo n'ibyabarindaga ivu, ngo yabakuriyemo n'igitereko cy'umuringa cyarindaga ivu gusakara, aranyaga. Wakihana ukabisanga icyangugu, aranyaga. Ibirundo, ibyuma byo kuyoresha ivu arabinyaga, riratumuka, aranyaga. Umurebye abitwaye wabona ntacyo atwaye, ariko Nebukadinezari azi icyo atwaye. Isaya aramubaza ati se wabigenje ute? Ati nabumuritse bwose. Ati ububiko bwose wabumuritse? Ati nabumuritse bwose. Hanyuma umuhungu we bita Manase avuka muri icyo gihe, nta ntwaro zikiri mu Bisiraheli, ngo yanze Imana, yimye afite 12, ngo yahemukiye Imana, ngo akajya abaza ngo ni ikihe cyaha abanyamahanga batakoze, ngo ngewe ngikore. Nzajya mva gutingana nze no muri korari, nzajya nsambana nca umugore wanjye inyuma, mbibwirizanye ngewe. Manase akora ibyaha byinshi kuko yavutse mu munaniro wose. Zose arazitanze. Manase avuka mu gihe kibi. Manase akora ibizira ngo biruta n'iby'abanyamahanga, ngo ku rwego yajyaga bafata abana akabapfomoza, akabategura urwabya bamishaga amaraso mu rutambiro, ngo bakaririraho, ngo akaba ari byo ajyana imbere y'Uwiteka. Atamba ibizira Manase,
Manase asubira gushikisha, asubira mu bashitsi. Manase asubira mu bapfumu akabisengana. Manase aganura ariko azi naho umupfumu mwiza ari. Yavutse mu gihe kibi, yavutse nta ntwari ikiri mu gihugu. Yakoze ibintu byinshi, ngo yagaruye n'ibizira mu rusengero. Manase abigaruramo, arabigarura, ngo asana n'igicaniro cya Bali mu rusengero. Yirukana amasengesho y'abahetsi b'itorero, asana igicaniro cya Bali, arabigarura. Manase arabigarura. Manase akajya mu materaniro. Manase yagiraga umuhanuzi we. Erega mwagize ngo ubupfumu nukujya mu tuzu tw'ubwatsi gusa, nabirirwa biruka ngo bumve iki bavugaho, nabyo ni umwuka w'ubupfumu. N'abajya gusengera bagenzi babo ngo kugira ngo Imana ibakorere ikimenyetso bamenye ko basenze. Nabo ni abashitsi, nawe uri umushitsi. Urashika bene so. Rukundo rurihe? Ibifashe byaragiye, ntawakurenganya. Ajya kuroga, akajya asenga amasengesho y'uburozi, akajya avuga ibintu abyitiriye Imana ariko harimo uburozi. Akajya ateranya abantu akoresheje ubuhanuzi. Ni umurozi. Manase ajya kuroga, akifashisha Imana, akabeshya abantu ngo Imana ngo yavuze, Imana yavuze. Ntabateranije, siko Imana ivuga. Imana sigateranya imiryango, soko Imana ivuga. Ajya kuroga. Manase akora ibyaha biruta iby'abapagani. Reka ngezaho, akica abantu batariho amaraso y'urubanza. Umugore bita Yezebeli ngo yari afite ibigoryi. Bibiliya yasobanuye ibigoryi ngo ni abantu bazi guhimba inkuru, ni abantu bazi gushusha inkuru z'umuturanyi. Bibiliya yabise ibigoryi. Yaravuze ngo wowe irire Ahabu, irire winywere, mfite abagabo b'ibigoryi babana na Naboti, nzababwira biyiriza ubusa baze bamushinja ibinyoma. Manase yisha amaraso atariho urubanza. Ndashaka ko tugana ku musozo tugasenga. Imana yari yarirahiye, iravuga ngo njyewe sinzongera kwemera ko ubwoko bwanjye bongera kuzerera. Imana ikibakura mu Egiputa, ntabwo Imana yakuzuza abantu imbaraga z'umwuka wera igambiriye kuzabasiragiza ngo bongere basubire mu byaha. Ngo yari yarirahiye ko batazongera kubikora, ariko ngo barateshuka bakora ibyaha. Ngo Imana ibahana mu maboko y'abami bane. Abo bami ngo yabahanye mu Bakarudayo, ntabwo ndabasobanura. Ngo abahana mu maboko y'Abasiriya. Iyo tuvuze Abakarudayo ni Babuloni. Babuloni yica imitekerereze. Umuntu arayoba, akayoba bye, akayoba ari mu materaniro. Kubera iki? Yagiye Babuloni ariga ibintu akora, arabidefanda. Ni umupagani ubidefanda. Iyo adefirije arabidefanda, iyo yambaye ubusa arabidefanda. Nimugakabye, nimukatuvogere, ibyo ntabwo ari ubutumwa bwiza. Ariko yarize, baramwigishije, yabanje ajya mu ishuri, bamukuramo imico y'Abayuda, bamukuramo ururimi rwabo, bamukuramo urukundo rwabo. Yarize. Abakarudayo ntabwo bapfa kunyaga ngo bagujyane ukora uburetwa ubwemera. Abakarudayo ni abahanga, ukora uburetwa ubwemera, urabwikoresha ukanashaka n'abandi bamufatanya kubukora. Ni abagome cyane, ni abagome cyane. Ntabwo mvuga Abasiriya, ntabwo mvuga Abamowabu n'Abamori. Abamowabu bo ni abahanga mu gusindisha. Baricara bakavuga itorero barikibamo, bakiribamo bakarivuga nabi, bakagaruka kwigabura. Ibitangaza. Ndashaka kubabwira abanyazwa baribo. Ni abantu 8. Abambere banyazwe batagetinzwe ni abami. Bibiliya iravuga ngo twabaye abami n'abatambye mu bwami. Abo bantu bari kuri tageti ngo babanyage. Abakabiri ni abatambye. Abagatatu banyaze ngo ni ibikomangoma. Abana babyawe n'umwuka, abizeye Yesu nk'umwami n'umukiza ejo
nabo ngo bafitiwe gahunda yo kunyagwa n'abamaze iminsi mike cyangwa myinshi. Abo bana b'ibikomangoma ngo nabo bari babatagetinze ngo babanyage babasubire mu byo bahozemo kandi barizeye. Niyo mpamvu tubatiza 200 twababwira kwigabura ati muri he tukababura. N'ibikomangoma ngo nabyo ntibabisize, ngo baranyaze, ngo banyaga abanyembaraga, baranyaga abanyaga intwari, ngo baranyaga abanyaga n'abakorikori, abakora ubukorikori, abafataga indirimbo bahishuriwe n'umwuka wera, basinziriye basomye ibyanditswe byera, bakayiteranya ikavamo indirimbo umuntu yayiririmba, umuntu akamanika amaboko ati ndatsinzwe. Nabo barabanyaze badusigira abaririmba bizunguza badafite ikintu bumvise, bakabihuza n'iminsi, barahimba baracurirana, babishyira mu ndirimbo. Umuntu yagirana ikibazo na mugenzi we akayibahimbira akayibaha, muracurirana. Abantu baranyagwa, banyaga abakorikori, banyaga abahanga, baranyaga bagera no kubacuzi, abajyaga babwiriza ijambo ry'Imana, abajyaga bahugura, yakubitwa ibisongo kabira akavuga ati ntawe ndacura, Imana izamwicurire, ntago ngiye kuhatsinda agatwe. Abahuguzi, abacuzi barabanyaga, barabatwara, ngo babasigira abatindi. Ngo babasigiye iki? Abatindi, abadafite icyo bishe. Nivugira ibihome ikadusenge. Yesu yari yambwiye ngo nze mbabwire ngarakora ibintu bikomeye, ashaka gusohora abantu mu bihome banyagiwemo. Nari ngiye kuvuga ngo dutabaze, nguko yambwiye ngo hari igihome cya mbere cyitwa igihe cyanyaza abantu ku rwego umwanya wo gucuruza n'amasaha yose, ariko amateraniro iyo umwigisha atinze gusoza baravuga ati ariko uriya mugore, ariko abagore narabivuze ngewe, abagore bavuga ibintu byinshi. Amateraniro akayasohoka atarangiye, ariko wagera hanze ugasanga aracyahagaze ari kuganira. Banyazwe abambere, umwuka yambwiye ngo bari mu gihome cy'igihe, umwanya wo gucuruza no kugwiza ubutunzi mutazabana. Umugabo bita Salomo yaravuze ngo niba ari ikintu kibabaje mwisi, ngo nuko umupfapfa ngo n'umunyabwenge, yari ari kwivuga ngo bose bapfa bakabashyingura kimwe, ngo bose iherezo ryabo ngo ni kimwe, ngo nasanze abanyabwenge ngo n'abaswa ngo bose ari ubusa gusa, ngo nukwiruka inyuma y'umuyaga. Dore tubura amahoro. Abantu barasenga ati duhura 3, ati turaba tuyibwiye umuntu ajya kwicururiza, bayirenza ati ko nababwiye ko nasize boutique ifunguye, muracyavuga ibiki? Amatangazo muyaduhere ku rubuga turarufite, repetition barazikora biruka, igihe cyarabanyaze. Dore mu mutwe barepeta bameze baryo. Iyi ndirimbo yabyara, iyi ndirimbo ya jugujugu barepese batumva, bakayizanira iteraniro batarayumva, nabo bakaririmba ati Yesu aradutabaye, ariko batarabyumva ko batabaye. Iyi yakiza, iyi irimo ubuzima. Igihe kirirukanse, isi wanze yarayongeje ibirometero byo kwiruka, manze yarayongeje umuvuduko ku birometero yajyaga yiruka. Hanyuma icya kabiri ni idini. Itorero ry'Isarudi ni intambwe ya 5 mu matorero 7 ari muri Aziya, niryo torero rya 5. Ngo ryabayeho bavuye ku itorero ry'Ituwatira, ngo bari babanenze ko ari abanyamihango, imihango y'idini, ngo bajyaga bavuga ngo abantu bakizwa no kwizera n'amasakaramentu. Ngo baravuga ngo ibi bintu ntago ari byo, ngo ahubwo ngo umuntu atsindishirizwa no kwizera. Ariko bamaze kunyagwa, idini rirabanyaga ngo ribasubiza mu mihango. Iyi niyo mpamvu kwiteranya no kwihuza muri kugenda mwiruka no kunyagwa gukomeye guturutse ku idini. Sarudi yasubiye Ituwatira. Hanyuma icya 3 kinyaza abantu ni umubiri uri gukoresha abantu ibintu, umubiri uri gukoresha abantu buretwa. Reka mbabwire ikintu gikomeye, Imana irema umuntu yamushyizemo 2, uburimo 2. Hari umuntu uzarangirira mu itaka, hari n'undi uzasubira ku wamutanze. Ndi gusoza, Imana irema abantu yabaremye ari 2. Hanyuma iravuga ngo wabugingo we uzagaruka ku wagutanze. Umubiri n'ubugingo bimeze nk'aya mazi. Umubiri uri ku isi kubera ko ufite ubugingo wazanye ku isi. Aya mazi, agaciro k'amazi kararuta agaciro k'icupa. Abantu batinze bari guha agaciro icupa cyane kurusha ubugingo.
Imana yambwiye ngo hari abantu bazashyingura bameze nk'amazi yabaye expire kubera ko bitaye ku mubiri cyane, kandi umubiri ari wo wazanye ubugingo ku isoko. Bakabajyanana amazi, iyo expiration date yageze bayajugunyana n'icupa. Rinda ubugingo bwawe, we kwita ku mubiri cyane. Ni ukuri umubiri uzarangirira mu itaka. Niyo mpamvu kwita ku mubiri bingana no kuzajugunwana n'ubugingo utarigeze uhura na Yesu. Ariko ubugingo nibwo bwari bufite agaciro kurusha iri cupa. Yesu abaho umugisha. Iki ni igishushanyo umwuka yamaye. Hanyuma tugiye gusenga. Abandi banyazwe ni ibihome nka 4 umwuka yari yambwiye. Aba kabiri banyazwe n'isi. Ibihendo isi yabagurishije, mujya ku isoko muragura ibinezeza. Yesu yaciye umugani w'umubibyi agera ku mutima wa 4. Aravuga ngo nubwo umuntu ufite ibihendo by'ubutunzi, umuntu ufite irari ry'ibyisi, umuntu ufite bwibone mu mutima, mu mubiri aho ngaho, ntago bishoboka ko yumva ijambo ry'Imana. Ngihwa ryitwa ibihendo by'ubutunzi ngo nibinezeza ngo bibikuramo. Umugabo bita Salomo niwe wasabye bikomeye kurusha abami bose bo kwisi. Ariko ngo yagiye muri comedy ngo arazihaga, ngo azana abamuririmbira ngo nabyo abahihaga, ngo atumira n'udukende ngo natwo tukamukinira comedy. Ngo bukeye ngo yumva ibyo bidahagije, ngo ashaka no kunezeza umubiri we. Arongora umugore wa mbere ageza ku 1,000 ataranyurwa. Ageze ku Munyesidoniyakazi aramubwira ati jewe nunyemerera nkabindaya yawe ndamanukana n'ibigirwamana by'iwacu. Hanyuma Yesu yari yambwiye ngo arashaka gukora ibintu bikomeye. Hari igihe murimo cy'ubwibone, hari igihome cyakunyaza umwibone. Urabizi icyaha cy'ubwibone cyakorewe mu ijuru ni icyaha gihera mu mutima kijya kugera hanze cyisha umuntu. Kandi umuntu w'umwibone abari muri quartier atasenga Imana kubera ko Imana bimurwanya. Iyo umuntu amaze kugera mu bwibone, Satani atumira Imana akayibwira ati dore ari kukuririmba yibona. Imana ikakurwanya uvuga ko yisenga. Hari abari mu bihome by'amagambo baranyazwe bameze nabi. Ndagira ngo dutabaze tubwire Imana ngo buri wese atabarize igihome yanyagiwemo, avuga ati Uwiteka ubwuzanye imbaraga zo kuturokora ukagarura ibitwenge muri twe undokore nanjye. Niba hari abagize icyo cyifuzo mpaguruke dusengane. Yesu abaho umugisha.